Turi ni Jomo Kenyatta International Airport mu gihugu cya Kenya, aho twaje gutega umuhanzi Nkomezi Prosper. Murabona hari abantu benshi bamutegereje, babyambariye, bambaye imipira yanditseho Nkomezi Prosper. Turamutegereje rero. Aha Nkomezi muramubona asohoka, yarahageze ku kibuga, abantu bamusuhuza, bari bamutegereje, babyambariye abanyamakuru, abantu muri rusange bamusuhuza, mwakira, bamuha ikaze hano ku kibuga. Tubibutsa ko hano ari kuri Mbangutse Pro. Yes, tuba turi maso kugira ngo tubereke ibyiza, tubereke gahunda zihari. Tunabibutse gukora subscribe, like, share, comment. Tugiye kubakora akazi keza mwifuza. Abantu benshi bifuza ibintu bya gospel, ibisirimba, abahanzi, indirimbo zisanzwe. Nukora subscribe hano nta rungu uzagira kabisa. Yes, aha rero murabona ko abantu bari kwifotoza, batandukanye, abanyamakuru, abaje kumutega. Rero aha murabona ko twerekeje, tugiye gukora interview n'uyu muhanzi Nkomezi Prosper, atubwira ibyo duteganyirije muri kino gihugu, ibyo ari kudutegurira. Mube maso kabisa. None twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Aka kanya turi kumwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nitwaye Mabure kuva Papa Legend TV, ndi kumwe na Nadine kuva muri Kwetu Talent. Ndi kumwe na ni Sultan Online TV. Yes. Muri kumwe na John Muhira kuva kuri Umoja Wetu TV. Yes. Rutebuka Juste kuva kuri IITV1 and Radio. Yes, ndakeka ari abo ngabo wenda n'abandi. Hariho na Dream TV hano, turi kumwe n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma nkuko mubibona aha turi ku gikorwa cyo kwakira umuhanzi, umuririmbyi, abantu benshi bakunda Prosper Nkomezi. Avuye mu Rwanda, afite concert hano. Reka tubaye ikaze rero mwese abagiye gukurikirana ikiganiro kiraba gikubiyemo ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane biza kuba byibanda kuri concert ya Prosper Nkomezi afite ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Mbere y'ibibazo byose reka tuguhe ikaze. Z'ukwezi kwa gatanu, sorry. Yego. Yes, reka tuguhe ikaze mbere y'ibindi byose. Murakoze cyane. Ndishimye kugera hano muri iki gihugu kandi mwakoze kuza kutwakira. Yes, umeze neza. Meze neza cyane. Indege yari imeze neza. Ni sawa ariko hari ibintu byinshi. Yes. Hanyuma wenda ku kibazo wenda twaheraho mbere yuko tubaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Concert yawe ni concert muri rusange ni igitaramo naringize imyaka myinshi ntegura, ntekereza kuzakora, ariko nari ntegereje igihe cy'Imana kugira ngo kigere mbone kuza. Igihe cy'Imana rero cageze, naje kugira ngo dutaramane n'abakunzi bacu basanzwe bakunda ibyo dukora n'umurimo Imana yashize ku mutima wacu. Yego. Ndabona ari sawa, hameze neza, vraiment nahubatse neza, ni mbere nari mpageze ariko nabonye bisa neza, ni sawa cyane. Okay, ndakeka twakijira wenda mu bibazo bitandukanye Wenda dukomeje kubaza nyuma yo kugera mu kibuga hagati, iki kikunesheje cyane? Mu kibuga hagati ni nk'ibisanzwe n'ibindi bibuga, ahubwo nanejejwe n'abantu baje kunyakira, byankoze ku mutima cyane. Okay, reka wenda twinjire mu bibazo bijanye na concert ngo tunavuze ko turi kumwe n'abanyamakuru bagiye batandukanye, turazogenda dusangira amagambo. Icyambere wenda concert wenda n'ubwa mbere ukoze press conference, ni concert izabera hehe? Birasabwe kugira ngo umuntu azabe muri iyo concert. Ni concert izaba ahantu hitwa Kayole. Ntago mpazi neza, muraza kumfasha mwebwe bahazi cyane. Izaba tariki 15 nkuko babivuze z'ukwezi kwa gatanu mu rusengero rwitwa Calvary Convent Center. Izatangira kwinjira, abantu bazatangira kwinjira saa 8, igitaramo saa 9 tuzaba dutangiye
tuzaba turi kumwe n'abandi benshi batandukanye bazakora muri ico gitaramo. Murakoze cyane. Ese Prosper Nkomezi kubera iki yateguye igiterane hano kubera ko atabikoreye mu Rwanda? No mu Rwanda naragikoze. Rero iyi nshuro yari yo kugira ngo ntaramire n'abari Nairobi ni nava hano nzakora n'ibindi mu Rwanda n'ubundi n'ahandi henshi hatandukanye. Ngiye hano mvuye i Burundi nimpava nzakomeza n'ibindi mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Intego cyane ni no gutaramana kuramya no guhimbaza Imana tugataramana tugasangira ibihe byiza n'abakunzi bacu. Umuziki wawe uhagaze gute muri rusange kugeza kuri none? Ese urwego rw'abakunzi babona bimeze bite ugereranyije wenda no mu minsi yo hambere? Bigenda bikura umunsi ku munsi kandi turabishimira Imana ko byatangiye ntago ariko bikimeze kandi biracakomeje. Icyo nabaza twabonye kuri afishe yawe hariho kwinjira ko ari ukwishyura. Muri gospel ibyo bintu ntago tubimenyereye cyane ariko hari n'abandi babimenyereye. Ubwo rero wabwira iki abantu bazaza kuri uriya munsi kandi bazi ko bagomba kwishura? Ese byari bikwiriye abantu kwishura baje kumva ubutumwa bwiza? Birakwiye cyane, ahubwo ikidakwiye ni ukuza batashigikiye umurimo w'Imana. Rero ni igikorwa cyiza, ni mu rwego rwo gushigikira kugira ngo tuzakorere kuri sound nziza, tuzakorere kuri salle nziza n'imyiteguro kugira ngo igende neza. Ni ukugira ngo dushigikire cyaki ariko ntago wabyita kwishura amafaranga 300 sinzi nimba ari menshi cyane hano. Okay, urakoze cyane. Hari indirimbo zawe zizwi cyane. Ese hari indi album nshasha abantu batari bumva uzatugezaho kuri uriya munsi cyangwa n'indirimbo zisanzwe tuzi? Mfite album ebyiri kugeza ubu ngubu. Album ya mbere nayimurikiye Kigali muri 2019 ari mu kwa 7. Ubu nje gutarama hano mfite album nshasha yitwa Nzakingura. Indirimbo zimaze kugera hanze zose. So mfite gahunda yo gukora tuwa ahantu henshi hatandukanye hanyuma nkazabona kuba album ya 3. Turabona ugaragiwe n'abantu benshi cyane, wenda tunabasaba kwinjira muri frame kugira ngo babashe kugira icyo bavuga nabo, babashe gufata amakuru ko ari bamwe barimo kugufasha gutegura kino giterane cyangwa se ino concert. Ese nimba ni igitaramo cyateguwe neza nk'uko ibindi bitaramo bitegurwa. Maze icyumweru hano ngiye bitegura ntumira abantu batandukanye. Urumva ko ni igitaramo cya gospel. Imyiteguro ndabona imeze neza ariko nuko agera kugira ngo dukomeze imyiteguro ariko bimeze neza kugeza. Yes, Rwigema nawe turimo kubona numwe mu bari muri iyo komite nanone. Ese Rwigema kuba mwakiriye Prosper Nkomezi kuri none ni mwamupushinze kubera muzi field ya hano? Ese niwe wabigizemo uruhare runini cyane? Byifashe bite muri rusange? Urebye vraiment ntago twigeze tumupushinga, ahubwo nuko ari byo yashakaga arabitubwira. Yashatse gutaramana n'abantu ba Nairobi. Hanyuma se n'ubundi urabona wenda gutegura igikorwa gisa n'iki bisa naho bigoye. Hari gisa n'imbogamizi kuri ubu ngubu wenda mu bikorwa muri gutegura? Urebye vraiment nta mbogamizi hari. Igitaramo turagitegereje ku itariki 15 muzazi. Amatika arahari, abishura M-Pesa abayashaka. Hariho abantu tuzagenda tubereka batandukanye bazabaha amatike. Yes, hanyuma wenda bikomojeho n'ubundi nkibaza barimo gutegura concert yabikomojeho avuga ngo turwasa ntabwo zigoye ariko muri rusange mudusubiriyemo wenda kwishura nangahe VIP n'ahasanzwe? Urumva VIP ni 1000, VIP isanzwe na shilingi 500, then indi myanya isanzwe ya regular na shilingi 300. Icyo nabaza wenda usibye kira gitaramo cyuriya munsi hari ikindi gitaramo cyangwa se gutaramira ahantu hatandukanye mu matorero hano bizaba bihari kugira ngo abantu nabyo babyitegure? Birashoboka cyane. Icyo dushize imbere none aha ngaha ni kiriya cy'itariki 15. Nyuma yabwo turashobora kuzatarama mu matorero atandukanye. Okay. Reka mbaze management hanyuma yego inko nihira igihe koko Prosper yamaze kugera hano muri Nairobi. Ku muntu ushaka gukurikirana noneho ticket kwibona kuko kwinjira ni ticket iyo yayibona gute? Ese hari platform babikora online kugira ngo buri wese azabona amahirwe yo kuba muri ico giterane? Urakoze cyane.
platform ya online ni M-Pesa ya muvandimwe Rwigema turi kumwe hano niwe umenyereye hano niwe wenda abantu benshi hano bafite nambaze n'abanyamakuru muze kuzifata ukeneye amatike yaca kuri Rwigema noneho akadufasha uburyo ki ahantu hatandukanye amatike yaboneka muri iki cyumweru tuzagenda tunayashyira ku nsengero tuzashyira abantu bacu bagaragaza gucuruza ayo matike ndizera ko ni gospel kandi ibintu bya gospel bikorwa ku nsengero zitandukanye za kariya karere aho tuzakorera igitaramo muri iki cyumweru hazaba hari amatike. Yes, reka dusoza iki kiganiro kubera impamvu z'ibirere wenda hari no kuba umuvandimwe ashaka kubarushe wenda turaza kugira amahirwe yo gukomeza kuganira nawe. Reka tugusabe uturirimbira akaririmbo kamwe muri za ndirimbo zawe nyinshi wakunze hanyuma dusoze. Ya nzayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nkiriho. murakoze cyane nawe mutumire inshuti bazaza dufatanye kugirana ibihe byiza kuri uriya munsi tuzishima cyane kubana nabo. murakoze cyane nirimara guhura n'ibyuma ukuntu bizaba byifashe no kuruhuka noneho atakifite amavunane y'indege. Reka nsabe bari bashiki bacu bigire hano imbere ho gatoya umwe agire hari umurinzi ubarimo niba hari umurinzi ubarimo atubwire yes ni famiye ye famiye mvuze ni mu buryo bw'umwuka hanyuma reka tubashimire by'umwihariko nanone tunabaha ikaze tunararikira n'abari hirya no hino mu turere dutandukanye twa Kenya kuzabasha gushikira umuvandimwe mutanga amafaranga. turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umucuranzi ukomeye cyane ndetse uri gufasha Nkomezi mu gutegura bino bikorwa biri hano bya konseri. Rero Clement wabwira abantu n'icyo wabwira abantu kuri uriya munsi icyo bagomba kwitega? Ya murakoze cyane icyo nabwira abantu bagomba kwitega kuri uriya munsi ni umunsi wo kuramya no guhimbaza Imana muzaze mwiteguye dufatikanye n'umuramyi dukunda cyane guhimbaza Imana twese hamwe. Okay, urakoze cyane. Yagotomera rero twakubonye uza gutega nawe Nkomezi hano. Ese mufitanye isano mu buryo busanzwe cyangwa twahujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. hari ikintu uri kuduhisha? Ntacyo ni inshuti yanjye reka nagomba kuza kumutega. Hari amakuru nari ndimo numva ngo ni fiance nibyo? Oya rwose. Oya. Ibyo ni ibinyoma. Binabaye nta kibazo. Mwagize neza kuza gutega umukozi w'Imana hano Nkomezi kandi twongera no kubahereza pole nubwo nyine bidahuye ariko twamenye amakuru mu minsi ishize ya Kanyamukwego yakoze accident abantu benshi barabibonye. Kuri ubu yabameze ate? Arimo aroroherwa Imana irimo iramufasha kabisa twizeye ko azakira neza. Waramusuye? Cyane urumva ntago cyareka kumugeraho. Nawe Reka gusura umugabo. Urabaza gute? Oya wagize neza cyane Imana ishimwe ko akomeje koroherwa. Kuri uriya munsi nizere ko nawe uzabuhari. Cyane. Iriya ngira mu ntebe z'imbere hari imbere niwe uzabuhicaye. Hafa muri VVVIP. Gira icyo ubwira rero abantu bazaza kuri uriya munsi ndetse n'abatari bazi ko iriya gahunda hari igitaramo ugira icyo wababwira? Okay, ndabashishikariza mwese muzaze kandi bizaba ari byiza of course turamye duhimbaza Imana bakuru n'abatoya zaba ari ibihe bidaza. Urakoze cyane. Clement urakoze cyane. Ya murakoze cyane namwe. Ndetse tukaba twahuriye n'umukozi w'Imana pastor uri hano reka musabe abibwire. Ntabwo ni pastor ni umuvuga ubutumwa nitwa Musore Innocent muri Kigali. Urakoze cyane. Tuzi kuri umwe muri bamwe bari gutegura kino gikorwa cya konseri ya Nkomezi. Ese kuri uriya munsi hariho abantu bazi iyi gahunda hari n'abandi batayizi, niki ushobora kubwira abantu wenda kuri uriya munsi nuko gahunda zipanze bijyanye n'amatike nuko abantu bazinjira nuko bazicara hari icyo bababwira? Murakoze cyane. Cyo nababwira nuko bakwitabira kiriya gitaramo abantu batuye Nairobi. Turimo turagaragaza kumenyesha abantu mu nzira zitandukanye muri social media, amatangazo ku matorero
amatike muri iki cyumweru aratangira araja hanze, turatangira kuyagurisha ku nsengero, tuzashyira ku nsengero zitandukanye. Hari umusore muza gusaba nimero ziwe witwa Gwigema ushinzwe gutanga ayo matike. Ndizera ko bizagenda neza. Twamesha amatorero atandukanye, abashumba barabyitabiriye, turanabishima cyane rwose. Abashumba b'i Nairobi barabitwemereye, n'ubu turacakomeje kuvugana nabo. Nagira ngo mbwire bari abantu bose bataramenya amakuru ko igitaramo gihari. Tunashimira itangazamakuru uyu munsi. Ndizera ko namwe muri abafatanyabikorwa beza muraza kudufasha kugeza amakuru ku batari bayazi, kubera ko mufite platform nini kandi ikurirwa n'abantu benshi. Urakoze cyane. Ese kuki Nkomezi ari wewe yahisemo kugira ngo muzane nk'umuvugabutumwa? Iri hari abapasiteri bakomeye, hari ababishopu, ndetse hari n'abandi baririmbyi bakomeye. Kuki ari wewe yiyambaje kugira ngo muzane hano? Mwamufitanye isano rya bugufi cyangwa ari indi mpamvu? Isano turayifitanye, ariko kandi siyo mpamvu, nuko wenda nsanzwe mufasha muri gahunda ziwe z'uburirimbyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva ntago yahita nk'umuntu badasanzwe bakorana cyangwa udasanzwe mufasha uyu munsi w'igikorwa. Niyo mpamvu nta kidasanzwe, n'undi wenda yari kumuhitamo, ariko kandi nje yahisemo nzabikora neza, ariko niyahitamo n'undi mundi byari kugenda neza nta kibazo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Twaba turi kumwe n'umukozi w'Imana hano, ndetse akaba ari umwe mu bashinzwe kino gikorwa cya konseri ya Nkomezi. Reka bibwire. Yabanyita Rwigema Pacifique. Rwigema Pacifique, waba ari wowe wateguye kino gikorwa cya Nkomezi? Oya, ntago ari njye, kuko njye banyiyambaje nyuma kubafasha gusa, ariko ntago ari njye wagiteguye igitekerezo. Urakoze cyane. Ese hano hari abantu benshi b'abastari bazwi, hano hari abantu benshi bakora basanzwe bategura ibitaramo tuzi. Ese kubera iki bakwiyambaje bakakwifashisha? Usanzwe ukora bino bintu, usanzwe ubitegura? Ntabwo nsanzwe mbitegura cyane, ariko hari ikindi nigeze gutegura cya Agiye na Gentil Misigaro. Ahubwo ubifitemo uburambe. Abahanzi rero muri hirya no hino mushake nimero ze kugira ngo mutegure ibitaramo hano, kuko murumva ko abimenyere. Nicyo wabwira abantu kuri uriya munsi, ndetse n'uburyo ushobora kubabwira uburyo babona amatike n'ibijyanye n'amatike, ndetse n'uburyo bashobora kuzicara? Urumva cyane ni ugutumira abantu kugira ngo bazaboneke, dushigikire umuvandimwe Prosper. Ni na byiza, ni umuco mwiza wo gushigikirana. Ndararitse abantu bose kugira ngo at least tuzatanga iyo support, tuhabe n'utohaba yotanga support, si ngombwa gusa kuhaba, mu rwego rwo gushigikira. Amatike rero ubu ngubu arahari, murashobora kuyabona. Mwahamagara nimero yanjye, ndetse n'abandi tuzagenda tubagezaho, nk'uko sinjye njyenyine. Ubu ni njye ubihagarariye, ariko nimero ni 0716 62 9 17. Sam, urakoze cyane. Murakoze namwe. Imana ibahe umugisha. Muhabwe umugisha.